papa wanjye umbyara yari umupfumu. Nibwo nagiye kumva numva umwana araje, umwana yaje mpetse undi, arwanye no gusinziriza umwana na yanzara, ndamuheka, urumva ndikunda mpetse umwana, itanumva yuko umutwe w'umwana waje, ngerageza gukura uwo mu mugongo ngo mukure muryamishe, wo mu mugongo mukurayo ndamuryamisha, hari haje umutwe wonyine, ndapfukama ndi mu nzu njyenyine n'uwo mwana. Cyakora ndabyibuka najyaga nkingisha igiti nakuye hanze kimeze nk'umwugariro, nabyajwe n'abaganga 6 bari bamajije kunsinyira transfer ijya Nyagatare kubagwa. Icyo gihe nyimara kubyara kuri uwo munsi agiye kubona mbona banzaniye ibyo kurya, banzaniye imyumbati, njya kuvoma amazi, ngeze mu nzira hagati igise kiramfata kandi nari mpetse umwana. Yesu ashimwe, turabasubije inshuti bakunzi ba Love Applicable TV. Tubashimira ko mudukunda kandi mukabitwereka. Amahoro y'Imana bane nanjye aho muri hirya no hino, mugabane wa Afrika, Amerika, Burayi, Oceania n'ahandi hatandukanye. Turizera ko byagenze neza, meze neza kandi n'ibitarakunda misiri ko emera ikintu cyose gigiye cyacyo. Reka mbere ko dutangira tubanze dusenge. Imana ibahe umugisha. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Imana ivuga bikaba, wateka bigakomera. Tugushimiye ko uri mwiza, tukwagije mwaye imajana ryo gukora. Turakwinginze kubane natwe kandi uhumurishe buri uzagikurikira mu izina rya Yesu, amen. Tutire bavandimwe, uko mutubona ngaha turi kumwe n'umuntu imbere yacu, ngira ngo muramureba, aritonze cyane. Ese ko yitonze cyane? Yego, niyo mavuta ndimo muri iyi minsi. Uruvuta yo kwitonda? Yego, niyo mavuta yo kwitonda cyane. Anese amavuta agira ibyiciro ku buryo hari kwitonda no gusakuza? Yego, hari igihe kigera umuntu agasakuza, hari igihe kigera ukitonda. Muri iyi minsi ndumva ndi mu mavuta yo kwitonda. Haleluya. Ati ni mavuta yo kwitonda, ngiye mwamwumvise. Abantu rero bafite amatsiko yo kumenya, ngira ngo wabanze ukibwira abadukurikiye. Yego, murakoze. Yesu ashimwe, badukurikiye mwese kuri Love Applicable TV. Nitwa Diane Mukashema, niyo mazina y'ababyeyi. Nifuje kuganira namwe uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Mukashema Diane, hari akantu bashiraho cyetse niba utari umurokore? Yego, ndi umurokore. Hari akantu bashiraho ngo ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana. Sinzi yenda niba ku mugore umwe niba n'abandi bemera bangaye, simbizi. Ubwo ntabwo watubwira ikindi? Yego, ntabwo ndi umugore wubatse, ndi umufiyemeri w'abahungu 2. bivuge ngo ndacyari umukobwa ubwo ndi ku isoko. Oh wow. Ariko ntacyo bitwaye. Yego. N'uyu nguyu Mukashema Diane, hanyuma uterana he Diane? Dufite aho duteranira, urumva ntabwo twabura aho duteranira kameme kandi turabarokore. Duteranira muri Love Applicable Foundation Ministries, niho duteranira. Ahubwo namwe ndabatumiye muzaze tugira ibihe byiza. Ahantu harimo Love Applicable, no kuvuga ngo mugira urukundo cyane? Yego, tugira urukundo cyane tukanarushyira mu bikorwa. Ntabwo urukundo rwacu ruguma mu mitima, ahubwo no hanze barabibona ko turushyira mu bikorwa. Ndabona ari kugaragara rwose. Wow, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
abantu bareba Diane Mukashema Diane bavuze ngo ntabwo uri umumama wubatse. Diane ni muntu ki? Abakureba Diane ni muntu ki yenda tutarinjira ibwena? Diane nabasobanuriye, Diane ni umukobwa, Diane ni umufiyemeri, Diane umubyeyi ufite abana, ndumva ari ibyo. None se Diane ubu kuba utabana, abana murabana? Oya, abana ntabwo tubana, bari kumwe na ba papa wabo. Nubwo niwe bigizemo uruhare cyangwa niwe bigizemo uruhare kugira ngo bajye kubana na papa wabo? Ntabwo nigeze mbigiramo uruhare cyane, kuko iyo mbigiramo uruhare wenda mba narabatanze mbere y'igihe, ariko byabaye ubuzima butuma mbarekura baragenda, ko numvaga ntakibashoboye. Misi nari mbamaranye numvaga ari iyo, nabyo byari bigoye. Umuntu hari ijambo ushizemo ngo mbere y'igihe na nyuma y'igihe. Rero kugira ngo tuta confusinga cyangwa se abatwumva, byibuze tubwire gato mbere y'igihe byari bimeze gute, nyuma y'igihe byari bimeze gute? Murakoze. Nababwiye ngo bari kumwe na ba papa wabo, ngira ngo murabyibuka ko nabivuze, bafite ba papa wabo babiri. Rero mbere y'igihe navugaga wenda mba narabatanze bakiri batoya, ariko nagerageje amahirwe yose yo kugira ngo ngumane nabo, nubwo bitakunze, ariko ndumva naragerageje. Rero igihe nabatangiye numvaga wenda cyaba ari cyo gihe cyo gusa naho mbarekura, ariko numvaga naragerageje. Murakoze cyane. None gusobanukirwa bikomeje kugora, ariko umwana mukuru afite imyaka ingahe byuze? Umwana mukuru agiye kuzuza imyaka 10. Umukurikiye afite imyaka 9. Uwujuje imyaka 10 arenda kuzuza 11, kuko bararutana umwaka n'igice. Biratangaje. Ukurikije uburyo ugaragara, urabona ko ukiri mutoya. Ugaragara uracyari muto rwose. Akoze cyane. Ngo tubibona, ahubwo umuntu yakwibaza umubyeyi ufite imyaka ingahe umwana w'imfura? Umwana namubyaye ufite imyaka 21, nujuje imyaka 21 ufite ubuhinja. Okay. Icyo gihe wabaga mu rugo, wari warashatse uri mu rugo kubona umugabo? Mu by'ukuri ntabwo nigeze nshaka, kuva nabaho sindashaka. Namubyaye ndi mu rugo, ariko inda nayitwaye nsa naho mba muri famiye, nabaga muri famiye, ntwarinda mvayo mutajya mu rugo, niho namubyariye. Twemerere tugusabe udusangizeho gato kubwo buzima bwo kubyarira mu rugo. Uyu munsi bavuga ngo ni inda zitateguwe, wowe byakugendekeye gute? Twemerere udusangize. Ntabwo byari byoroshye, rwari urugendo rurerure, byari binagoye. Papa w'umwana mukuru twarakundanye, dukundana imyaka 4. Tumaze gukundana imyaka 4 nibwo yanteye inda, ndatwita. Mbonereho kumushimira, Imana imuhe umugisha ko atigeze antererana ngo anyime ibikoresho by'umwana. Hanyuma y'ibyo inda imaze kugira amezi 8 nibwo nagiye mu rugo. Mu rugo ni mu Mutara Karangazi, nibwo nagiye mu rugo kubyarira mu rugo. Ntabwo byari byoroshye, byari ibintu bikomeye cyane, kuko ndibuka ko nageze mu rugo iyo nda iri mu mezi 8, ndihangana nguma aho ngaho. Urabyumva nawe, ntabwo umubyeyi yanezezwa no kubona umwana aje ameze atyo, atwite, atarigeze ashaka, akiri na mutoya. Byari ibintu bigoye, abavandimwe barababaye, mama wanjye yarababaye.
nyine ndihangana. Hanyuma mu gihe cyo kubyara ndabyibuka neza, njya kubyara nabyaye ari mu kwezi kwa 9 2013. Ngiye kubyara nshyika kwa muganga, nashyitse kwa muganga ari ku cyumweru. Hanyuma naraye ku nda, nabyaye ku wa mbere. Nabyaye bigoye kubera ko inda yarandiye, mbura umwuka wo gusunika umwana. Ababyeyi mwabyaye murabyumva, ikintu cya mbere kibaho kigora umubyeyi ni ugutwita ntubone ibyo kurya. uri mu rugo kwa mama, uri kumwe n'abavandimwe. Yego. Kandi uvuze ko ari umutara, barahinga bareza. Yego. Ariko ugiye kubyara nta mwuka ufite wo gusunika umwana kubera utariye. Yego. Byari byagenze bite? Na mbere na kare rero ntaranatwita, ntabwo mama wanjye yigeze anyiyumvamo nk'umwana. Yabyaye ngo anyiyegereza mbe hafi. Ndabyibuka neza igihe kimwe nabatijwe mu badive, mfite imyaka 12. Umunsi nabatijweho niwo munsi banyirukanye mu rugo. Baho muri ubwo buzima, nderwa n'amafamiye atandukanye, kabone ko nta na famiye nari mfite ishobora kumfasha. Hanyuma nderwa n'amafamiye atandukanye. Nyuma y'ubwo rero umva amaje gutwita, urwango rwe rusa naho rwiyongereye, no kunjyana kwa muganga byari ikibazo. Niyo mpamvu nabuze umwuka wo gusunika umwana. Icyatumaga kwangagira izina ni ukubera yuko wari utwite, cyangwa nuko mbere yaho yaragukundaga mu magambo makeya unakwanga kubera ko utwite? Kuva namenya ubwenge ntabwo nigeze mbona urukundo rw'umubyeyi, sinigeze mubona nkunda. Ntabwo nzi ikintu cyabiteye, nakuze meze nk'abandi bana, nisanga nyanga gutyo. Rero mu by'ukuri ntabwo nzi ikintu cyabiteye, nta rukundo rw'umubyeyi nzi. Ntabwo muza mbwira ngo mwana wanjye, ntabwo muza mbwira ngo ndagukunda, ntabwo muzi muri ubwo buryo. Muzantuka, muzanyirukankana, muzankubita imijugujugu, nuko muzi. Rero impamvu yo kubura umwuka kose, ntabwo yigeze anyiyegereza nk'umubyeyi, ambwira ati basi ubwo utwise nuko turi bubyakire, reka nkugaburire byibura ubashe no kubona umwuka wo gusunika umwana. Ntabwo byigeze biba, n'ubundi yagumye muri rwa rwango, aranarwongera, akabone ko nari mfite amakosa yo gutwita. Hari ikintu umuntu yakwibaza ntasobanukirwe neza, kubona umubyeyi wabyaye umwana we, ngo ni mama yabyaye umwana, amubyara n'umugabo we. Yego. Hanyuma akaba yakwanga umwe agakunda abandi. Yenda kubyumva biragoye. Nta mpamvu, nta kintu nyirizina yakwangiraga. Menya ubwenge, nakuze dusengera mu itorero rya Katolike. Aho niho namenye ubwenge, dusengera na mama na murumuna wanjye, na bakuru banjye, na basaza banjye, twese niho twateraniraga. Ariko nyirizina bambwiye ko papa wanjye umbyara yari umupfumu. Papa kubyara yari umupfumu? Yego. Okay. Hanyuma y'ibyo majije kubimenya, cyangwa se majije gusa naho ndimo gukura, numva ntabwo nyemerewe guteranira muri iryo torero ry'abakatolike. Mvamo njya kubatizwa mu badive. Kubatizwa mu badive rero ntabwo byanyoroheye, kabone ko badusobanuriye baratubwira ngo twari twemerewe itorero rimwe, twe twemerewe kuguma mu Gatolika gusa. Kuva rero mu Gatolika ukava muri Katolike ukajya mu yandi matorero cyari ikibazo gikomeye. Rero njye mvamo. Kubera iki papa wawe wenyine yari umupfumu? Ntabwo wowe papa kubyara ari wabyaye n'abandi bana bose muvukana? Sinabimenya neza uko mbyumva mu matwi, ntago nabimenya neza. Ariko papa uwo nguwo twisanze turi kumwe, ari uri kuturera, niwe wari umupfumu. Hanyuma rero nyuma
nibwo namenye yuko bari barabinsigiye ngo ari ngiye ubikoresha. Kuva rero muri iryo torero rya Katolike nibyo bisa naho byanteye impagarara hagati yanjye n'umubyeyi wanjye, bituma nyirukana mu rugo. Harambwira ati itorero bakwemereye ntago ari iryo ngiryo, ubwo uvuye mu ry'umurage so yasize ambwiye ko muzagumamo, ubwo ngubwo komeza ubuzima bwawe ugende. Nuko byagenze mva mu rugo. Urakoze cyane. Uti haraho warugeze uravuga uti ababyeyi murabizi namwe gusunika igise utariye. Yego. Naho warugeze wakomeza. Nari ndiho mbwira ababyeyi ntimurabizi neza ukuntu gusunika umwana utariye aba ari ikintu kigoye, ni ibintu bidakunda. Rero nageze kwa muganga icyo gihe mbura umwuka, hari isaha ya 3:00 nshyika kwa muganga, nguma aho ngaho, zari 3:00 zo kuwa mbere, nguma aho ngaho, naje kubyara saa 7 nabuze umwuka. Ndabyibuka neza nabyajwe n'abaganga 6. Bari ndi ku bitaro bya Karangazi, nabyajwe n'abaganga 6, bari bamajije kunsinyira transfer ijya Nyagatare kubagwa. Umuganga waje wambyaje icyo gihe yaje yasinze, akimara kwinjira ahita ntera amatobara 2, hanyuma avugana n'umukozi wari aho ngaho ukora amasuku kwa muganga, basa naho bamfunga ikintu ku mazuru no ku munwa, umwuka usa naho ubura, guhumeka hejuru ntibyakunda, kurwana nsa naho nshaka guhumeka. Nuko nguko umwana yasohotse, nuko nabyaye. Urugendo rurerure rw'amateka. Papa w'umwana we icyo gihe yabyitwaraga mate. Papa w'umwana twaherukanye mubwira ko ngiye kwa muganga, ntabwo yigeze ampamagara mbaza niba nagezeyo cyangwa nabyaye. Icyakora ibikoresho yari yarabimpaye byose n'amafaranga yo kujyana kwa muganga yari yayampaye. Ndabyibuka neza icyo gihe twafashijwe n'umubyeyi bita Venansia Mukankusi, Imana imuhe umugisha, niwe waduhaye imyenda y'umwana. Twaherukanye ubwo na papa w'umwana, twongeye kuvugana ari uko mubwira yuko nabyaye. Nkuko nari maje kubibabwira nabyaye saa 7 y'amanywa, nibwo nahamagaye papa we mubwira ko nabyaye. Nubwo yamenye ko nabyaye ni nabwo twaherukanye mubwira ibyo, higeze amamagara mbaza ko natashye. Twarangizanyije dutyo, twongeye kubonana umwana afite amezi 3. Hanyuma rero bakwanze n'ubundi bari batuye bakwanga, birumvikana kubera guhindura idini. Yego. None bakwimye n'ibiryo, urabyaye, bakorwaga uri umwe, uzanye n'uruhinja mu rugo. Ubuzima bwakomeje kugenda gute? Icyo gihe nkimara kubyara kuri uwo munsi agiye kubona mbona banzaniye ibyo kurya. Nukwiyanga. Banzaniye imyumbati, banzanira igitoki, imyumbati n'igitoki bigeretse ku bishyimbo by'inkarago bisimbije. Ndabyibuka icyo gihe nibyo banzaniye, banzanira n'igikoma kitagira isukari. Majije kubyara n'inzara yose y'ababyeyi, nabwiye mama ngo nshaka amata yo kunywa. Ndambwira ndumva nshonje kandi ndumva nshaka amata yo kunywa. Arasubiza ngo izaso zarashize, icyakora ngiye kugushakira ikintu nguha. Yanzaniye citro 3 icyo gihe, nizo nanyoye zikonje. Majije kuzinywa zindya mu nda, baruhira ubwo bantera urushinge kugira ngo ububabare bwo mu nda bugabanuke. Umubyeyi wawe? Yego. Ibi byose niwe wabikoze? Yego. Ukwihangana. Nyuma y'ubwo rero nkimara guterwa urushinge gutyo, urumva nari mfite ububabare, banzaniye ibyo kurya nk'umuntu wabyaye, biza ari inkarago. Kubirya birananira, bazanye igikoma kitagira isukari, kukinywa kirananira, ndi no kubabara. Umubyeyi twari twegeranye niwe wampaye amata icyo gihe, arambwira ngo gerageza unywe turebe yuko mu nda hagabanuka. Ndabyibuka neza muganga yabajije mama, aramubwira ati uyu mwana niwe wamubyaye ko mbona ari kuribwa cyane, bigenze bite? Aramubwira ngo ngewe ndamuramiye
muhaye ibyo kunywa, muhaye ka gafanta gasa umweru niko muhaye ko kunywa. Muganga aramubwira ngo ntabwo byemewe yuko umuntu umaze kubyara anywa fanta, kubera yuko fanta ifitemo aside, ntabwo yarakwiye kuyinywa ngo ujye mu nda ze. Ariko nyirizina nta kintu nari mfite cyo kuvuga icyo gihe, kabone ko yari amajije kumbwira yuko iza data zashize, nta kindi kintu nari nkwiye kurenzaho, nuko banzaniye ibyo byo kurya rero. Hanyuma mugeze mu rugo, uratashye, ugeze mu rugo n'uruhinja, wasanze bimeze bite? Banzanira ibyo byo kurya, ntabwo nabiriye. Ababyeyi murabizi, iyo umuntu akimaje kubyara, yakimara kubyara nta mbaraga bafite, nta nubwo aba yemerewe kuba ashobora kurya ibintu bikomeye. Ntabwo byanyoroheye. Hanyuma byageze mu masaa 11 nibwo zari zigishyika, mama arambwira ati rero ndatashye, numara gukira nawe uzatahe. Numva ni ikibazo gikomeye kwisigarana kwa muganga, kandi ari nabwo nabyaye. Mbonye ari ikibazo ndamubwira nti ntacyo bitwaye, kandi urumva nari nabyaye ngoranye gutyo, umwana hasi yari yahaciye bahadoze, birumvikana nari mfite indodo. Hanyuma rero mbonye mama agiye kunsiga, nta muntu turi busigarane, ari n'ubwa mbere mbyaye, ndacyari umwana mu myaka 21, mbona ni ibintu bitari bukunde. Ndamubwira nti ntacyo, reka dutahane. Uwo munsi nabyaye niwo munsi nahise ntaha. Uwo munsi narangije kubyara niwo munsi natahiyeho. Nabyaye saa 7, ntaha saa 12 z'uwo munsi. Hanyuma rero ngeze mu rugo, nkigera mu rugo, nyishyika mu rugo, natashye na moto, nyikiye uruhinja, abandi bazi inyuma n'imyenda. Nyishyika mu rugo, abaturanyi baratwakira, ni byiza, muzanye uruhinja, mwabyaye neza, yego. Ariko nyishyika mu rugo nibwo nahuye n'urundi rugamba narwo rutoroshye, nicuza n'impamvu natashye nkava kwa muganga. Arega uravuga gutaha, rimwe na rimwe umuntu akagira se ko wari ukimara kubyara mu masaha akiri matoya, kuba yenda umuntu amaze kumera neza. Mwatashye n'imodoka, mwatashye na moto, mwagiye mu biti? Natashye na moto. Moto niyo yanyoye, dushyika mu rugo n'umwana. Hanyuma rero tukimara gushyika mu rugo, bya byo kurya bari banzaniye kwa muganga sinigeze mbirya. Sinzi wenda niba barababajwe nuko ntabiriye, ariko nageze kwa muganga. Uwo munsi nabyariyeho ni umunsi nigiyeho kuburara. Munsi nabyaye sinigeze ndya nkuko abandi babyeyi barya. Sinigeze mbona icyo kunywa, naherutse iyo nshyushyu nahawe n'umuntu kwa muganga, niyo niririwe nkimara kubyara izo saa 7, gushyika no mu rugo niyo ngiyo narariye. Ntabwo byari byoroshye, rwari urugendo rukomeye, kwicwa n'inzara wonsa cyari ikibazo gikomeye. Hari igihe ubuzima bubaho umuntu ntarye kuba ku byo nta bihari, ariko ibyo mu rugo byari bihari, cyangwa ni ubuzima yenda ko umeze nk'ubw'abantu benshi bagiye bacamo? Uko biri kose, umubyeyi ufite uruhinja niyo wajya kuri botike ukababwira ngo mumpe ibyo kurya by'umubyeyi, ntabwo babikwima. Ntabwo ari uko ibyo kurya bitari bihari, si nuko bitari kuboneka, ahubwo byari umutima wabo barimo. Niko kuntu babitekerezaga, niko biyumvaga, byari umutima wabo barimo. Ntabwo nigeze mbona icyo kurya, kandi isuko cyari kibuze. Ni ukuri mu rugo ibyo kurya byari bihari, nuko byagenze. Urakomeje uba mu rugo, uraburaye, waje guhembuka gute? Ndagumye aho ngaho mu rugo. Ndagumye mu rugo, mu gitondo mama arigendera, arambwira ati rero wabyaye, iyo umuntu yabyaye arakura, ugomba kumenya koza umwana, ugomba kumenya guhaguruka ukajya guteka, ugomba kumenya kubyikorera. Inshuti zanjye, nogeje uruhinja, nize koza uruhinja mfite iyo myaka, nize uburyo boza uruhinja,
niga uburyo bahaguruka bakajya guteka, niga uburyo bateka igikoma bari bafite izo ndodo zose. Ntabwo byari byoroshye, wafata ku mwenda wa murumuna wawe ikaba intambara, bakagutuka bakagutukira mu bantu. Rwari urugamba. Naharwariye inzara nyinshi icyo gihe. Umwana akimara kuzuza icyumweru kimwe arambwira ati rero, mama arambwira ati rero ukuntu abantu babaho, ati kera twarabyaraga umwana yarangiza gukungura umukondo wamara kuvaho akajya mu murima akajya guhinga. Ati rero ubwo nawe ntago nkikubara nk'umubyeyi, nawe ujye unkurikira ujye mu murima ujye guhinga. Kandi ubwo nahingaga na ya nzara, nahingaga ameze ntyo, kuko bari bazi yuko ntakunda ibiryo bikomeye. Igihe cyose nibyo babashaga guteka kananirwa kurya. Nabaye muri ubwo buzima kugera umwana afite amezi 3, yujuje amezi 3, mama arambwira ati rero icyakujyanye ntaho cyagiye, ihangane n'ubundi umvire mu rugo. Arongera aranyirukana bwa kabiri, sohokana umwana w'amezi 3, ndongera njya kumwirerana. Nibwo natangiye ubuzima bwo kwibana. Amezi 3 uvuye mu rugo, Yego. n'uruhinja, Yego. n'imibere itameze neza, Yego. ujya kwibana. Yego. Aho hantu numva ari inkuru ikomeye cyane. Ntabwo byari byoroshye. Nagiye kwibana nta gikoresho na kimwe gihari, nta kintu na kimwe mfite. Inshuti ziramfasha, njya kwibana, njya gutangira ubuzima. Ndabyibuka inzu ya mbere nabayemo ni inzu yari iri muri kariyeri aho bita Kabuga. Niyo nzu ya mbere nabashije kubamo. Nari ndi mu buzima butoroshye, nta muntu ndi buhamagare, ntawe ndi bubwire ngo amfashe, ntawe ndi bubwire ngo naburaye, ntawe ndi bubwire ngo byagenze bitya. Ntangira kwinjira mu bintu byo gusenga. Ndavuga ntahari ninjira mu bintu byo gusenga nshobora kubona igisubizo, cyangwa se nshobora kubona irindi humure. Nibwo ninjiye mu bintu byo gusenga. Nkimara kwinjira muri uko kwibana, ninjira mu bintu byo kujya muri ADPR kugira ngo numve yuko naruhuka. Nuko nibanye. Nyuma yo kwinjira mu bintu byo gusenga, hari groupe twari dufite yitwaga Bashani muri 2014. Niyo groupe twasengeragamo, hanasengera muri ADPR Kabuga. Turasenga, twasengaga kuwa kabiri icyo gihe. Turasenga, nza kuhahurira n'umuhungu yari umwinginzi muri iyo groupe. Niho naje gukura uwo mwana wundi wa kabiri. Natangiye kwibana afite umwana w'amezi 3, hanyuma umwana agize amezi 9. Urumva twari tumaje gusenga amezi agera muri 6. Niyo nari maje gusenga muri iyo groupe, nibwo natwaye inda y'umwana wa kabiri. Uvuye mu buzima, umenya aho uba, hanyuma ku mezi 9 nta mibereho, utwaye n'inda ya kabiri. Byagenze bite mu by'ukuri? Muri iyo groupe twasengeragamo, nari mbabwiye ko nahuye n'uwo muhungu ari umwinginzi w'iyo groupe. Twari turi mu masengesho y'iminsi 2. Arambwira ati numva nshaka kuguherekeza mu rugo, numva nshaka kuhanyura. Ariko na mbere na kare yakundaga umwana wanjye, yaramukundaga. Yari umwana munini, yari umwana ubyibushye rwose. Arambwira ati nkunda umwana wawe, ariko kandi numva nshaka no kuguherekeza mu rugo. Ndamubwira nta kibazo, mperekeza. Hanyuma tugeze mu rugo, umuhungu yari umwinginzi, yari n'umuhanuzi. Tugeze mu rugo turangije mu masengesho y'iminsi 2, nibwo natwaye iyo nda y'uwo mwana wa kabiri. Umusoje amasengesho, nta ndatekereza ko n'imibereho ntiyari yagahinduka uko biri kose. Yego.
hanyuma umuntu araje biragoye. Abantu benshi bazi ko iyo abantu bari gusenga akenshi nta kintu baba batekereza ku Mana gusa. Yego. Uwo mutima we ubona yarawukuye hehe watumye akubaza ibindi biri hirya y'amasengesho? We iyo gahunda yari ayifite yo kubyara, ariko jyewe ntago nari mbizi, kuko ndibuka neza nkimara gutwara inda nibwo nabimubwiye, arambwira ngo uburyo bwose nayiguteyemo bwaba bubi cyangwa bwiza ntuzankuriremo umwana, kuko njyewe uwo mwana namushakaga. Nubwo wowe waba utamushaka, ariko uwo mwana namushakaga, ni uwanjye ntabwo ari uwawe. Aransezeranya arambwira ati ndamutse nsanze yanavuyemo cyaba ari ikibazo gikomeye. Nuko byagenze. Aho ni ukwihangana, ntabwo umuntu yabona icyo avuga, aho ni ukwihangana. Hanyuma uratwite, umwana w'umuntu nawe agira ibyo akenera. Yego. Uri hanze nawe ni ikindi kindi. Yego. Ndagira ngo tubwire mu by'ukuri igihe imibereho yari imeze gute. Diane w'icyo gihe yari ameze ate, ufite umwana w'amezi 9 n'inda yari ameze gute? Diane w'icyo gihe rero ufite urwo ruhinja rw'amezi 9, unatwite inda y'umugabo udashobora kumufasha, ase w'umwana mukuru adashobora kumufasha. Diane w'icyo gihe byari bigoye. Byari urugamba rutanoroshye, byari urugamba rukomeye, kuko nibwo nari ntangiye kwinjira mu gikomere cyo mu nsengero. Icyo gihe nibwo ninjiye mu bikomere byo mu nsengero. Ubundi nyirizina nari nzi yuko mu rusengero badakomerekeramo, nari nzi ko mu rusengero nta gikomere kibamo, nari nzi ko mu rusengero nta byaha bibamo, nari nzi ko mu rusengero abantu bahora bishimye baseka. Ariko icyo gihe nibwo ninjiye mu gikomere cyo mu rusengero. Icyo gihe rero narakomeje nyine mba muri ubwo buzima butoroshye. Inzu nari ndimo nayishyuraga 6,000, nayirananira kuyishyura, nimukira mu ya 4, nayo kuyabona ntibyari byoroshye. Ntago byari byoroshye, n'ukuri rwari urugamba. Kubona amafaranga ntibyari byoroshye. Iyo groupe nayo ikambwira ati nta kintu dushobora kugufasha kuko wabaye indaya, ntago ushobora gukurikiza umwana w'amezi 9 utarabishakaga. Mu by'ukuri nta muntu wajyaga nyumva, ntawe nasobanurira uko byagenze ngo abyumve, uretse byonyine gusenga nkabwira Imana ngo ujye ubana nanjye. Hejuru y'igikomere cy'umubyeyi, hejuru yo kubyara umwana simbona ibyo kurya, hejuru y'ibyo byose, hejuru yo kutabana na papa w'umwana mukuru, hejuru y'ibyo byose hiyongereyeho n'igikomere cyo mu rusengero. Rwari urugamba. Nyemerera nongere nkubaze ko mwari mubaye batatu, yenda wakoraga iki cyangwa se kugira ngo urye cyacaga mu zenzera? Ntago nari ifite akazi icyo gihe kabone ko n'uwari kukampa sinari kugashobora, kuko ntabwo waba ufite umwana w'amezi 9 ufite n'umwana mu nda ngo ugire akazi ushobora. No kumesera umuntu icyo gihe ntago nari kubishobora. Ni Imana yonyine yanyitungiraga, kuko nabaga nicaye nkabona nk'umuntu anzaniye ibyo kurya, nkabona nk'umuntu anzaniye ifu y'igikoma. Urumva ni Imana yantungaga. N'umuntu umwe wigeze kumpa akazi ko gutera imigozi, nagiyeyo birananira kuko sinigeze mpinga, si ibintu byanjye. Nagiyeyo birananira, ampemba y'ubusa icyo gihe, arambwira atakira amafaranga ugende urye urebe ko wabaho, ariko nyirizina nta kazi nari mfite. Yego. Imana ishimwe yagutunze muri ibyo bihe. Mfite amatsiko yo kumenya kubyara ko byagenze umwana wa kabiri. Umwana wa kabiri
yagiye kwa papa we indi majije gukura kwipimisha naramubwiye ngo tujye kwipimisha, arambwira tugerageze wijyane kuko jyewe ntago ndi buboneke, nta nubwo nakugenda inyuma umwanya wo gushorera umugore utwite ninda, niba warubuze ubwenge jyewe ntago ndi bukugenda inyuma, umwana uhetse si uwanjye, indushoreye ni yanjye, simfite ikintu ndi busobanurira abaganga kabone ko witwa ngo ni umukuru yaratangiye gusa naho arwara bwaki. Wumva ubwo buzima nari ndimo, ntago namuhaga indyo yuzuye, ntago nabashaga kumwitaho nk'uko bikwiye, ariko ndashimira Imana yo kabyara ko yanamukujije, ihimbazwe ko yamukujije akaba yarakuze. Hanyuma rero umwana ndagenda ndipimisha, bampa icyangombwa cyo mu mudugudu barampima, bamaje kumpima ndataha, ndumva naragiye kugipima inshuro 2 zonyine kubera isoni zo gusubira imbere y'abo babyeyi, mbese umwana umeze nk'uwarwaye bwaki, mu nda ndatwite, nta mugabo mfite, mu by'ukuri ntago nari mfite igisobanuro cy'icyo ndicyo kiri gutuma ngenda meze gutyo. Hanyuma majije gutwita nyine gutyo ndipimishije, igihe cyo kubyara rero, igihe cyo kubyara nari mfite amafaranga 500 yonyine mu nzu, ari ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015, numva ariko nabyaye umwana wa kabiri, nari mfite amafaranga 500 yonyine mu nzu niyo yari ahari. Hanyuma nta n'ibiryo byari bihari icyo gihe, nta muntu wari uheruka kumpa, ndumva nari mfite inzara pe, icyo gihe nari mfite inzara n'umwana wanjye ashonje, ntago byari byoroshye. Njya kunda indi majije kumfata, yamfasha ari mu gitondo nka 2:00 iramfata, numva nta mbaraga mfite zijyana kwa muganga kubera ko n'ubundi numvaga ayo 500 basi wenda nimara kubyara niyo ndi buguremo agasukari nkaguramo n'agafuka 100, nibyo numvaga biri bundamire, nanga kuyakoramo tike ngo njye kwa muganga. Uko nguko natindaga kujya kwa muganga rero niko inda yakomezaga kundya, nari ndi mu nzu njyenyine n'umwana wanjye, nta wundi muntu wari uhari, ntago nari kongera kubwira umubyeyi wanjye ngo ndatwite umwana wa kabiri, kandi numvaga ari ikintu kitoroshye. Nta nshuti yanjye yanyumvaga icyo gihe, bose bambwiraga ko ndi indaya, ababyeyi bamunzaga abana babo. Umwana w'imyaka 13 yangeragaho, umubyeyi akaza kumutwara yiruka ati ngwino dutaye, nta nama nzima yakugira, aha nawe ejo bundi utabyara nk'uko yabyaye, ugasanga unzaniye ibikomere mu mutima cyangwa se unzaniye ibinyendaro mu rugo. N'iryo jambo bakoreshaga icyo gihe, ntabwo byari binyoroheye, sinari mfite uwo ndi buhamagare ngo mubwire ngo byibura ngwino uba uri kumwe nanjye, sinari mfite uwo mbwira ngo mpa amazi, sinari mfite uwo mbwira ngo mfashe uwo metse. Uwo munsi ndumva aribwo yari yujuje umwaka n'igice. Nagumye aho nguma gutyo muri ubwo buzima, njya kuvoma amazi, ngeze mu nzira hagati igise kiramfata kandi nari metse umwana. Igise cyaramfashe, jerekani nari nayifungishije urutoki, kuyishyira hasi birananira, kufungura byonyine urutoki ngo nyirekure nabyo bibikindi, isa nawe ncika imanukira inyuma, kandi nari mpetse umwana. Ndashimira Yesu ko yandindiye umwana uwo munsi. Jerekani yamanutse turutse inyuma, urumva nari mfashwe n'igise, kandi ababyeyi mu byumva igise kiraryana, ntabwo ari ikintu umuntu yirengagiza, kiba ari igise nyine. Cyaramfashe, Imana ibana nanjye, sa naho nsubiza umutwe inyuma, ikijerekani kimanukira inyuma, ariko gisa naho gica inyuma y'umutwe w'umwana. Nta muntu wari uri imbere yanjye, nta n'uwari uri inyuma yanjye, ntawe nari kubwira ngo dore uko bigenze. Naratuje, igise kimaje kundekura nibwo natoye ikijerekani, ndongera ndacyegura, amazi yarasigayemo niyo nacyuye. Icyo gihe ndumva naracyuyemo nka 7 mu ijerekani, kuko igise kindekuye nibwo nakomezanyije amazi. Inzu nari ndimo ubwayo icyo gihe ntabwo yari yoroshye, yari inzu ifite metalike ishaje. Ahantu hafite metalike ishaje nta kirahure cyabagamo. Nari ntuye hagati y'urugabano rwa Kigali na Rwamagana, ni njye nyine ngira ngo wabanzirizaga abandi.
iyo nzu yakingishwaga ibikarito, ahaba ikirahure habagamo ibikarito. Hanyuma imbere nta kintu cyo gukinga cyabagamo, nta n'umusumari wari uteyemo ku buryo ushobora gukingisha urwo rugi. Icyakora ndabyibuka najyaga nkingisha igiti nakuye hanze kimeze nk'umwugariro. Igiti nakuye hanze cyari kimeze nk'umushingiriro, icyo nabashaga gukingisha ngakingisha kuri uwo muryango. Naratashye mfite ayo mazi mu kijerekani, ariko hasigayemo nk'akajerekani kamwe. Yageza mu nzu ari nka 10:00 z'umugoroba. Ngeze mu nzu nari mfite ikiro cy'ibirayi mu nzu, mpatira umwana ngo mutekere. Ababyeyi mu byumva murabizi, iyo igise kije nta yandi mahitamo ufite, uko kigufasha uri ni ukuguma. Ndabyibuka neza cyamfasha ngiye gushyiramo umunyu, menamo inusu y'umunyu mu kiro kimwe cy'ibirayi. Inshuti zanjye ntabwo byari byoroshye, rwari urugamba rutoroshye, ndurimo njyenyine, nta nshuti ndi buhamagare, ntari bwongere kwitabaza umubyeyi wanyirukanye mfite umwana w'amezi 3, nta muvandimwe ndi buhamagare nawe azi ko nananiranye, nta nshuti nagiraga icyo gihe, nta mubyeyi wanyumvaga. Ntabwo byari byoroshye. Nagumye aho ntekera uwo mwana gutyo, kiramo uwo munyu ungana gutyo, igise gisa naho kindekuye. Nibwo nashyize ibiryo ku munwa, numva n'umunyu musa, nta nubwo ndi bubashe kubigaburira umwana. Arwanye no gusinziriza umwana na ya nzara, ndamuheka. Urumva ndikunda, mpetse umwana, ibintu byose ninjye uri kubyikorera. Ndwana no gusinziriza umwana na ya nzara yose afite, nta nubwo narishoboye kumutekera igikoma. Mu byumve nawe kuva 3 uri kunda ugashyika 10 uba wanoze bishoboka byose, uri wenyine ufite uwo mwana w'umwaka n'igice urimo kugustressa gutyo, ntabwo byari byoroshye. Byageze mu masaa 12:30 numva bitangiye gukomera kurutaho, inda none itangiye kundya birenze uko yandyaga. Afashe umwana ndasohoka njya mu baturanyi bari bahari, ari urugo rwari ruri haruguru, musabira ibyo kurya baramugaburira. Ntawe nigeze mbwira ko ndikunda, kabone ko nakuze nzi neza yuko nta muntu nkunda, ntawe unyitayeho, ntawe ugeze ambwira ngo mwana wanjye, ntawe ugeze ambwira ngo nshuti yanjye. Nakuze nzi yuko ubuzima buba hari ukwimenya, ari ukumenya yuko ubabaye wenyine, kwihoza. Nibyo ngibyo numvaga bindimo, niyo mpamvu nta muntu nigeze nereka yuko ndi no kunda, uretse ko nta n'uwari uhari nakwereka. Bagaburira umwana, bamaje kugaburira umwana ndacyari kunda, ndagaruka nsubira muri ya nzu n'ubundi. Yari inzu ndende, yagiraga imbeho nyinshi. Urumva imbeho yacaga muri ibyo birahure bitarimo, ari idirishya nta kirahure cyabagamo, ari urugi nta kirahure cyabagamo, kandi yari inzu ndende. Mu by'ukuri ntabwo byari binyoroheye kuhatungira umwana ungana gutyo, nta bisarubeti afite ngo ari bwambare, nta ufite ngo uramufubika, urara ku kamatera kadashinga, nta n'igikuvurori habe n'ikiringiti cya 2 ngo uramworosa. Cyari ikintu kigoye. Hanyuma bigeze mu masaa 5 z'ijoro, nkiri muri ibyo byose, numva nyine nta bundi buzima mfite, nibwo nagiye kumva numva umwana araje. Nari mfite imyaka 22, ndumva aribwo nari majije kuyuzuza. Nayujuje mu kwa 5 mbyara mu kwa 6. Umwana yaraje, ndi muri iyo nzu njyenyine, ndi kumwe n'uwo nguwo muhetse. Umwana yaje mpetse undi, nikozeho numva ni ibintu bidasanzwe, bitanumva yuko umutwe w'umwana waje.
ngerageza gukura uwo mu mugongo ngo mukure muryamishe, uwo mu mugongo mukurayo ndamuryamisha, hari haje umutwe wonyine, ndapfukama ndi mu nzu njyenyine n'uwo mwana, maje kuryamisha umukuru ndapfukama kugira ngo numve yuko ndi bupushinga uwo nguwo mutoya asohoke, nta wundi muntu nari kubwira. Icyo nafataga cyose cyaragendaga, nta kintu nari mfite mu nzu ngo basikira nkomeza. Ababyeyi mu byumve, iyo umuntu agiye kubyara niyo adafite umuntu afata, ariko byibura agira n'ikintu afata gihamye akumva yuko afashe. Nge rero nta kintu nari mfite nageze mfata, ahubwo icyo nafataga cyose uretse varize y'umwana mukuru yari iri mu nzu niyo nafataga nkabona iragenda, nafata ko kamatera nkumva karagenda, mpitamo guhagarara hamwe ndapfukama sunika umwana. Nshuti zanjye, niba hari ikintu nabonye kigora ni ukubyara uri mu nzu wenyine, ni ukubyara uhetse umwana wundi, ni ukubyara nta muntu ufite uri bugufashe, ni ukwibyaza ugahinduka umuganga, ugahinduka buri kimwe ukabyara. Umutwe warasohotse ariko ibitugu byanga kuza. Umutwe warasohotse, icyo gihe ibitugu bitinda kuza, byanga gusohoka, nguma hasi mfukamye, nkomeza gusunika, kubw'amahirwe n'ibitugu biraza. Umwana asohoka, Imana ishimwe yo kabyara iba ifite umugambi ku muntu wayo. Ndagira ngo mbabwire yuko Imana ifite umugambi ku muntu yaremye. Ubwo abandi bicwa n'iya nyuma cyangwa se kugira ngo iveyo biba ari ikindi kibazo abaganga babanza kukwitaho, ngewe uruhinja n'iya nyuma byose byarasohokanye. Ndashimira Imana ko yandinze urupfu icyo gihe, kandi byari kuba rwose. Iya nyuma n'umwana byarasohokanye, nkibikubita amaso, urumva nari umwana sinarinzi ibyo ndimo, sigara mbabajwe nuko mbyaye abana b'impanga. Ntangira kwibaza ngo mbese noneho uko shimye mfite umwaka n'igice nkaba nshyizeho abana b'impanga, ubundi bw'ababana bo nzabashoboza iki? Ariko nitegereje neza nsanga abo bana ndi kwita impanga, umwe ntari kwinyeganyeza, undi niwe usa nawe ari kwinyeganyeza. Nari nkiri muto sinari nakabonye aho babyara, uwo wa mbere mubyazwa urumva namubyajwe gutyo, sinigeze mbireba ngo menye ngo iya nyuma ni iyi ngiyi. Namajije kubyara gutyo, mbonye iyo ya nyuma, nkimara kuyikubita amaso mbona n'umwana nawe kuko biba bisa naho bingana, ariko ntungurwa nuko yapfuye. Sigarana ikibazo kibaza ngo mbese ko shimye uyu nguyu ahari n'uyu nguyu wundi nkaba mufite, isanduku yo guhamba uyu wapfuye yo ndayikura he? Kugenya umwana ntabyo narinzi, nta n'ibyo nari nakabonye, rwari urugamba. Icyo gihe muri telefone yanjye hari harimo ibiceri 20 byonyine, niyo yari ari muri telefone mfite, kandi nayo yari telefone y'icyo gihe nyine, yari iriho imikoba ntabara, kuko no kugira ngo urugi rufate yabaga ari imikoba, no kugira ngo batirigumemo yabaga ari imikoba. Ubwo iyo natindaga gato nasangaga yazimye. Mpamagara umubyeyi wari uri haruguru yanjye, ndamuhamagara kuri telefone ndamubwira ngo nugenya umwana nabyaye. Arambwira ati ntago bibaho ko ushobora kwibyaza ungana gutyo, ariko ndaje ndebe. No guhaguruka ngo nkingure nkureho cya giti nakingishaga rwa rugi nabyo ntago byakunze. Hanyuma igihe yaziye asa naho atindamo, urumva na wa muyaga wacaga muri rwa rugi, umwana atangira gukonja, umwana atangira gutitira, numva simfite ikintu cyo gukora, ntangira gufubika uruhinja n'iya nyuma bikiri kumwe bataramugenya, nkajya ndwana ku ruhinja nkavuga n'urunguru rwo rwapfuye, nta kibazo baraza bamfashe tumushyingure, ariko byibura ndwane kuri uyu nguyu ukibasha kunyeganyega.
ashimira Imana yandindiye umwana icyo gihe, kubera ko ntago byari byoroshye pe. Hari imbeho nyinshi, hari hameze nabi, ntazi uko bagenya umwana byibura ngo mutandukanye n'iya nyuma, akabone ko ntari nzi yuko ari n'iya nyuma. Umubyeyi yaraje arazaza mu rugo, afata umwana aramugenya, azazanye urwembe. Amajije kumugenya nibwo nagiye kwa muganga. Nabwo urumva nagiye kwa muganga nta kintu nigeze kiramunda. Njya kwa muganga kibikira kikabuga. Ngeze kwa muganga nabaye nyishyika kwa muganga, banyoza mu nda. Amajije kunyoza mu nda, uwo mubyeyi yari ari inyuma abanzaniye uruhinja, undi nawe ari inyuma nzaniye uwo mukuru. Ahetse umukuru ndi kwa muganga, heka umwana mukuru, urwo ruhinja ndugumisha aho ngaho, tugumana kuri ako gatanda ko kwa muganga njyewe n'abana banjye. Twagumye aho turara kwa muganga. Mu gitondo naraye mbyaye nibwo banzaniye igikoma. Bamaje kunzanira igikoma mu gitondo, umwana nkamwonsa, ariko umwana akanga konka. Namuha ibere nkabona ntiyonka, namufata nkabona arimo arava mu mukondo. Hanyuma baramutwara, abaganga icyo gihe baramutwaye bajya kureba impamvu ari yarava mu mukondo. Bagezeyo basanga nuko umwana batinze kumugenya, ngo ibyo ari mu ya nyuma byasubiyeyo. Ntabyo narinzi, nta nubwo narinzi ko ibyo bintu bibaho. Baratangira barongera nyine bamutera, basa naho bahambura gakondo, basa naho bongera bagakurura, barongera baragahambira. Barambwira bati rero uyu mwana impamvu ari kwanga konka nta ndwara afite, ahubwo uyu mwana afite igikomere. Uyu mwana wamutwise utishimye, uyu mwana wamubyaye utishimye, uyu mwana afite igikomere, ntabwo ashobora konka. Cyokora icyo twagufasha ni ugusaba umwana imbabazi. Bavandimwe nshuti zanjye, gusaba uruhinja imbabazi rw'umunsi umwe biragoye, kuko ni uruhinja rutumva, ni uruhinja rutanyeganyega, ni uruhinja nyine. Imbabazi ntago biba byoroshye, biba ari ibintu bigoye. Ndarufata uruhinja, ndaruganiriza, ndarwiyegereza, ndiyambura hejuru nk'uko abaganga bambwiye, ngwiryamisha ku nda, ndarwiryamishaho, ndaruhamagara, ndamuvugisha, ndamuganiriza, kubera ko ari mu nda sinigeze ibyo bintu mbikora. Ndamuganiriza nk'umubyeyi, undi nawe yari ari impande yanjye ari kurira nkurura, mama. Hanyuma nakosa uwo nguwo, kuko uwo yavuye kwibera akiri muto, nawe agasa n'aho ashaka kuza konka. Igihe baramfata baransezerera kwa muganga, ndataha ngaruka mu rugo. N'ubundi kugaruka mu rugo, urumva n'ubundi nta kintu cyo kurya nasize mu rugo, n'ubundi yari yanzara ndimo gusanga. Icyo gihe nanone mbyara umwana wa kabiri, ntabwo nigeze mbona ibyo kurya. Raye ntariye, nirirwa ntariye. Muvandimwe umwe niwe wanzaniye ibyo kurya by'ibijumba. Iyo umuntu ashonje aba yumva nta kiryo kitaribwa. Ibyo ubonye byose urabirya, ariko mu nda mbisi nasobanukiwe yuko ibyo ubonye byose atari kubirya. Nariye ibijumba mbiryana apeti ko nari nshonje, bigaburira n'umwana wanjye. Ibijumba bishyize mu nda birandya, bintera diyari, binantera ubwangati. Byumve kurwara diyari ufite inda mbisi, unafite ubwangati, cyari ikibazo gikomeye. Ntabwo byari byoroshye. Nta muntu wazaga kunsura mu rugo, kuko urumva umwuka nahumekaga ubwawo bwari ubwangati gusa. Nta muntu wahageraga. Nirwanaga, ahubwo uyu muntu nabaga nzi neza yuko agiye kuza, nicaraga hanze nkabanza ngafata undi mwuka. Kandi nabwo urumva umwana muto sinamufataga, nahoranaga umukuru kugira ngo atagira ikindi kibazo, kabone ko yarameze nk'uwarwaye bwaki. Nagumye muri ubwo buzima
bw'abo bana babiri ntangira kwiga guhinga. nkajya njya kwaka ikiraka cyo guhingira umuntu, abandi babahemba 1000 bakampemba 500. kambwira bati wicaye kabiri, ubwo rimwe na 2.5 ubundi ni 250, kuko wicaye kabiri wicaye ujya kureba umwana mukuru arimo kurira, wicaye ujya no konsa umutoya, bakankata amafaranga yuko nicaye njya konsa no guhoza umwana. nabaye muri ubwo buzima mbona ibyo bintu ntabishobora. umwana agize ukwezi n'igice nigira inama yo kongera guhamagara umubyeyi nanone. ndavuga hari nimpamagara uyu mubyeyi ashobora kuza kunyumva, nimpamagara uyu mubyeyi ashobora gusanga yarahindutse akagira ibintu amfasha. naramuhamagaye ndabimubwira, nabyaye undi mwana kuko papa we yarageze mu gihe cyo kutamfasha, nta n'ikintu yigeze amfasha, yari ariho gutyo, nta bufasha bwe narinzi. hamagara umubyeyi mubwira uko bimeze, arambwira tuzaze mu rugo turebe icyo gukora. nahetse ba bana babiri njya mu rugo. icyo gihe nari meze nk'umukecuru ufite ibiro 43 ku bana babiri. meka ba bana njya mu rugo. nshyitse mu rugo ngira ngo byibura nibwo umutuzo ugiye kuboneka, cyangwa wenda ubwo umubyeyi anyakiriye abishaka, wenda agiye kunyitaho kuruta mbere, wenda agiye kumfasha, agiye kubona ko mfite ibikomere bimaze kuba byinshi.